Enjenyeri Marita ari ku muhanda arimo kurya ibya saa sita. Gusa uyu mwe enjenyeri uri ahangaha bamwita Marita, gusa nyine impande ye hari umusore wishwe n'inzara witwa Keve, ameze nabi. Uyu mwe enjenyeri ari kurya ameze neza cyane. Gusa impande ye hari umusore witwa Keve uri kumwitegereza avuga ati mana yanjye, uyu munsi byibuze biraza kungendekera gute, ko numva mu nda harimo ikibazo koko. Nyagasani undebere neza witonze. Ubundi ngo burya abantu ntabwo banganya ubushobozi. Uyu nguyu ari kwibaza ibyo ari burye. Gusa ahangaha Marita uno mwenjenyeri w'umugore ameze neza, arimo kurya disi ibipuzi, ameze fresh, ameze neza. Uyu musore uri impande ye ari kumwitegereza akavuga ati Imana imfashije byibuze nkanamusaba nkareba ko yama, kubera yuko ndi kumva ameze nabi cyane. Uyu musore witwa Keve ameze nabi, arashonje, inzara yamwishe, ari kwibaza icyo yaza gukora byibuze ngo arebe ko nawe mu nda hajyamo akantu k'agacucu. Ameze nabi Keve disi ubwo atangira kuba yakora ku nda ye avuga ati mana yanjye, ese koko uyu munsi waje kumfasha byibuze nanjye nkaza kubona icyo ndya. Gusa uyu nguyu uri ahangaha, uyu Marita ni umwenjenyeri, arangije arahaguruka disi ubwo yari amaze kubona yuko byibuze mu nda hagiyemo akantu k'agacucu, aravuga ati byibuze uyu munsi bigendekeye nk'uko nabyifuzaga, reka ntahe nigendere njye mu kazi ubundi nkore neza akazi. Uyu nguyu Keve ameze nabi, ari kwibaza icyo ari buze kurya. Gusa barakwereka ahangaha uyu Marita arangije ibyo yari ari kurya bita ahangaha muri puberi, ndetse Marita aravuga ati ibi ngibi reka mbite muri puberi nigire mu kazi, kubera yuko sinakomeza gutinda ngo ndi kurya ngibi ngibi. Hari umusore uri kubireba witwa Keve. Keve arangije aratekereza aravuga ati byibuza nagende yihute nanjye ndebe ko nagenda nkabitoragura nkabirya nkumva ameze neza, kubera yuko mfite inzara nyinshi pe. Gusa Marita arangije umukobwa mu bakire aravuga ati ino meta yanduye nayo reka nyijugunye, ntago nakambara impeta yagiyeho ibiryo. Uyu mukobwa yariyemeraga. Nyagasani aka ni agasobanuye k'urukundo hafi ahangaha ukarebe ubundi ibintu bimere fresh. Gusa Marita arangije yerekeza mu kazi, ajya mu kazi nk'ibisanzwe. Uyu mukobwa bamwita Marita. Komeza urebe ino nkuru sobanukirwe akantu ku kandi. Nakubwiye ngo iyi nkuru ni inkuru imeze neza, utaza kwicuza umwanya wafashe uri kurireba fresh. Barakwereka ahangaha Keve yaraje atoragura bya bindi Marita ajugunye, arangije atangira kuba yabirya, aravuga ati mfite inzara nyinshi, ngomba kuba narya ibi bataye. Uyu musore witwa Keve yatangiye kubirya. Gusa wa mukobwa arimo agenda yumva hari umuntu uri inyuma ye, arebye asanga ari kurya bya bintu yataye. Uyu nguyu aravuga ati kuko bishoboka bitera ibintu njugunye, ni gute umusore nk'uyu nguyu yakifata akabirya kandi njye nabijugunye? Ntabwo bishoboka. Uyu nguyu yaraje Marita aravuga ati ye musore ese kubera iki uri kurya ibyo nataye? Byibuze reka nkugurire rasiyo saa sita wimerere neza. Uyu mukobwa uri ahangaha Marita abwira Keve ati ndasenkisa ugende byibuza ubone ipuro ya saa sita wimerere neza. Nyagasani uyu mukobwa uri ahangaha yagiraga umutima mwiza. Gusa Keve akiri muri ibyo ngibyo abona umukobwa ari kumuha senkisa ati genda uze kugura ipuro yawe ubundi ibintu bize kugenda neza. Ati ndasenkisa. Keve yamuhaye senkisa, yari amuzi. Abangaba ni abantu bagira umutima mwiza. Nawe uri kureba iyi nkuru ujye ugira umutima mwiza, kubera yuko gufasha mugenzi wawe ni ibintu byiza kandi Imana iranabiguhembera. Gusa uyu musore aravuga ati nose ni ukubera iki wamfasha, kubona ndi kwirira ibyo wataye, hari ikibazo cyaba kirimo kumfasha koko? Gusa nyine urakoze cyane, ubundi ngiye nkunda abantu bamfasha. Uyu nguyu Marita aravuga ati njye rero nkuguriye ipuro ya saa sita ugende urye umere neza, kubera yuko njye Marita ngira umutima mwiza, ntabwo ndi umuntu mubi pe. Gusa Keve akiri aho arangije aravuga ati urakoze cyane,
Imana izakumira umugisha abantu nk'amwe ni mwebwe tuba dukeneye muri sosiyete. Uyu nguyu aravuga ati njye nta muntu nacaho, mfite ubushobozi nakora icyo nshaka cyose nkafasha buri muntu wese ukenewe gufashwa, kubera yuko kugira nabi nakeza kabyo. Marita arangije amuha 500, aramubwira ati genda ufate ikintu disi wirire ubundi ibintu bimere neza. Keva arangije aravuga ati urakoze cyane, Imana izaguhe umugisha. Marita arangije uno mwenjenyeri yigira mu kazi arikomereza nk'ibisanzwe. Gusa Keve asigaye aha aravuga ati Yesu we, abantu nk'aba ngaba baracyabaho, mbega umutima mwiza ankoreye, mbega ibintu byiza andemyemo. Ati nanjye byibuza ninzabona amafaranga, nibyo Keve ari gutekereza, nanjye nzafasha umuntu mbona ko akenewe gufashwa. Gusa Keve akiri muri ibyo ngibyo aravuga ati Mana yanjye urakoze cyane. Ibyo yarimo ararya arangije arabizinga, aravuga ati ntabwo nakomeza kurya ino myanda kandi bandemeye saa sita. Keva arangije ati kanigendere. Gusa ataragenda arebye muri rafuberi ariko yakuyemo imyanda, aravuga ati Mana yanjye ibi ntabwo bishoboka. Yabonyemo harimo impeta y'uriya mudamu, aravuga ati Yesu we, ntabwo bino bintu bishoboka pe. Ese ni gute yata impeta hano muri ino myanda? Ngomba gukora uko nshoboye kose nkayimugezaho. Gusa barakwereka Marita yarageze impande y'akatagisi k'akayundayi agiye gutega ajye mu kazi. Marita ari kugenda avuga ati byibuze nakerewe uyu munsi nshobora kugera mu kazi bakananyirukana. Keva akiri muri ibyo aravuga ati kanirukanke ndebe ko byibuze ndasanga Marita akiri hafi aho nkamuhereza iyi mpeta ye nkikomereza nkigiramo muri gahunda zanjye. Gusa Keve yaje yiruka, uyu mudamu yageze mu modoka arangije aratsa arigendera, aravuga ati nakerewe Mana yanjye, timaze amasaha menshi mpagaze hariya pe nakerewe. Yundayi yiwe arangije nuko yakije Yundayi ye arigendera nk'ibisanzwe. Keve yaje yiruka inyuma ye ahamagara ati wahagaze ko ari ikintu wibagiwe. Gusa ntabwo yabibonye, yarikomeje arigendera. Marita yakomeje urugendo agiye mu kazi. Uyu musore uri ahangaha avuga ati Mana yanjye nkora iki koko, uyu munsi nkora iki kugira ngo byibuze nze kuzuza inshingano zanjye nk'umuntu w'umugabo, kubera yuko umuntu wamfashije nanjye ntabwo namuhemukira pe. Keva ari ahangaha aravuga ati ngiye gukora uko nshoboye kose iyi mpeta nze kuyimugezaho, ninyimugezaho araza kunshimira, ndabizi neza ko aranshimira. Keve ni umusore w'umukene ubayeho mu buzima bugoye, gusa yahuye na Marita ufite amafaranga menshi ameze neza. Barakwereka ahangaha Marita akirimo kugenda mu modoka agiye mu kazi nk'ibisanzwe, ndetse ari kugenda mu gakaritsiye keza kari hafi ahangaha hameze neza. Agiye mu kazi acishamo agenda yivugisha ari mu modoka, wa musore nawe ari kuza amukurikiye. Ese uriya musore araza kumubona? Reba inkuru ibintu bimere fresh. Ndetse uyu mudamu uri ahangaha ari kugenda disi avuga ati Mana yanjye mfasha byibuze ngere mu kazi hakiri kare. Ari mu modoka nguyu ari kuvuga ati Mana, ese koko bosi wanjye nsanze yageze mu kazi byangendekera gute ko nzi yuko maze amasaha menshi natinze? Ese ntabwo byaza kuba ikibazo? Gusa barakwereka ahangaha hari abasore babiri bari ku muhanda, ndetse uyu umwe bamwita Jack undi bamwita Kwize, ndetse barimo baganira bavuga ati uyu munsi turaza kubona akazira. Bari kuganira nyine bisanzwe. Marita arangije arasohoka aravuga ati byibuze ariko mbaganirize ndetse nikomereze njye no mu kazi kanjye. Marita yarasohotse asohoka hanze, ndetse ava muri no Yundayi ye arasohoka arangije agera hanze. Abasore bari hanze harimo baritegereza umudamu usohotse mu modoka. Uyu mudamu arangije yaravuze ati ye basore, ese ko mutajya mu kazi uyu munsi byabagendekeye gutera ko mutari kujya mu kazi nkaba mbona mwicaye aho
byaje kugenda gute uyu munsi. Barakwereka wa musore Keve nawe yaje inyuma yabo. Uyu nguyu yaravuze ati ndabinginze nimugire vuba mufate pose yanyu mujye mu kazi, kuko murabona yuko nanjye nje nkerewe kandi dore mwebwe si murajya mu kazi muracyari aho ngaho. Barakwereka Keve yaje inyuma ye aza yirukanka avuga ati mabuja hari icyo utaye. Uyu nguyu yarangije aravuga ati mugire vuba reka mujye mu kazi. Uyu nguyu Jack aravuga ati mabuja twari turimo dufata agapoze hano turajya mu kazi mu kanya, we ntuze kugira ikibazo kubera yuko natwe reka turi abantu tuba dukeneye gufata imiyaga. Uyu nguyu aravuga ati we musore wenda kuzi kugira agasuzuguro, gusa hari uwaje inyuma yabo Keve arangije aravuga ati mabuja ndashaka ko tuganira, ndashaka ko tuvugana byihutirwa. Uyu nguyu aravuga ati ok nta kibazo vaye tujye mu modoka ariho tuganirira, we ntugire ikibazo pe. Abangaba bari ahangaha Jack ndetse na Jack, gusa abangaba bari ahangaha babiri baravuga ati yako nta kijyambere, baganiye mu maseri. Gusa uyu musore Keve arangije akomeza akurikira boss. Uyu nguyu mu mabuja we haramukurikira, gusa abangaba bari ahangaha baravuga ati si ureba ko undi musore atsindiye mabuja wacu, reba ko tuba twigira ibigoryi, mabuja akatwigiraho neza tukazana ubugoryi, none ndebera umusore aramutwaye. Aba baganira barakwereka Marita yaje muri ya Hyundai ye, arangije arakingura ati ngayinjira wicaremo hariya maze tuganire. Barakwereka uyu Marita nta kindi yakoze usibye kuba yajya mu modoka ngo yumve ibyo uno musore amushakira. Uyu musore yarangije yicara mu modoka muri Hyundai. Uyu mukobwa Marita nawe yicaramo ngo yumve ibyo agiye kuba yamubwira, yumve ibijya mbere. Ese hano biraza kugenda gute? Reka nze nkwereke ukuntu biraza kurangira. Uyu nguyu yarangije ageze mu modoka aricara ameze neza, yitwa Marita. Arangije aravuga ati musore wambwira ibyo wanshakiraga, kubera yuko mbonye ukuntu uje, mbona uje nyagatera, wansobanurira ukambwira ikintu wanshakiraga kubera yuko nicyo kintu cyonyine nifuza pe. Uyu musore arangije aravuga ati babe ndakubwiza ukuri mabuja wanjye, ibintu binzanye ahangaha ni ibintu bigoye nanjye kubivuga ibaze yuko byananiye. Uyu nguyu aravuga ati rega mbwira pe. Uyu musore arangije aravuga ati ubwo twe turi kumwe hariya hirya hari ikintu wahasize, ese wafora ngo ni igiki? Hari ikintu wahasize niyo mpamvu nje mwirukankana nkaba nkugejeje ahangaha, hari ikintu wahataye nicyo kintu nkuzaniye. Marita arishima, abonye umusore byibuza bwa rimwe uganira, ubundi abandi basore yakoranaga nabo si baganiraga. Marita umukobwa mu bakire ameze neza. Uyu musore arangije Keve aramubwira ati kano kantu urakazi, ati wataye impeta yawe hariya muri fuberi muri ya myanda, niyo mpamvu nanjye mise nyifata nkayikuzanira kubera yuko nabonaga ihenze cyane. Marita arati niyo mpeta nyine warunzaniye? Marita aravuga ati impeta nk'iyo ngiyo rwose ntabwo wagakwiye kuyizana kubera yuko ihagaze amafaranga make. Uyu musore aramubwira ati ni ukuri kw'Imana mabuja wanjye ngengezemo mbona harimo impeta mbona yuko ari wowe ushobora kuyitayemo utabishaka. Uyu nguyu aramubwira ati ndabyumva pe, iyo ngiyo nijyo uyitaye, ariko nyine nyitaye ku bushake bwanjye, ntabwo nayishakaga, mbonye yanduye ndayijugunya, ntabwo nayifuzaga pe. Muri makeya ntabwo nashakaga iyo mpeta kubera yuko iranashaje rega, maze igihe kinini nyambara. Keve yabitekerejeho aravuga ati nta kibazo, henda nyine impeta yawe kuba ishaje ntabwo byatuma utayambara. Ati nyine wenda ushobora no kuyijugunya, ariko nyine atari muri puberi hariya kuko urabizi neza yuko bashobora no kuyikorogeramo. Uyu Marita arangije aravuga ati yesu we impeta yanjye. Arangije Marita nta kindi yakoze usibye kuba yajugunya impeta hanze. Aravuga ati musore amafaranga mfite ni menshi, ntabwo kuba nakambara akampeta nka kariya ari ibintu byanjye pe, ibyo ngibyo ubimenye.
ndetse tugende nk'uwihere n'akazi, nabonye uri umushomeri. Nyagasani, uyu musore uri ahangaha abona ko umuntu ahuye nawe ari umuntu ufite amafaranga menshi, ari umuntu ufite amafaranga. Arangije yatsa imodoka berekeza mu kazi. Bagiye mu kazi mw'abantu mwe, wereba inkuru uyirebe uyirangize uraza gusobanukirwa. ni inkuru imeze neza cyane, gusa barakwereka bidatinze. Babasore Jack na wa mugenzi we bicaye hariya ku muhanda, hari umukobwa waje aza yitwikiye umutaka yihuta cyane avuga ati mana yanjye mfasha uyu munsi ibyo ndi gukora bize kugenda neza. uyu musore uri ahangaha aravuga ati ye mukobwa, ese urifuza iki ko duhagaze imbere ra? urashaka kutubwira iki? watubwiye ibyo ushaka kutubwira. uyu mukobwa uri ahangaha arangije aravuga ati basore, ndemera kuba nabaha amafaranga nimunyereka uyu musore. barakwereka umusore ari kwerekana muri telefone, ni wa musore ujyanye na Marita, ni wa musore witwa Keve. aravuga ati munyereke uyu musore niba hari aho mwigeze mumubona. uyu nguyu aravuga ati uwo musore mbonye agenda muri ra Hyundai, niwe mbonye ugenda mu modoka y'umukire. uyu nguyu arangije aravuga ati babe, ndabyumva pe. uyu nguyu aravuga ati ndabaha amafaranga menshi nimuramuka mundangiye neza ahantu ari, kubera yuko ndamushaka cyane. uyu nguyu aravuga ati uraduhangaye se ngo tukurangire ahantu ari? twebwe tuzi ahantu ari, ahantu agiye 100% turahazi. niba ufite amafaranga afatika duhereze tukurangire ahantu ari. uyu mukobwa nta kindi yakoze sibye kuba yashakisha amafaranga ngo abahereze bamurangire ahantu uriya musore ari. ese uyu mukobwa ninde? reba inkuru uyirangize. uyu mukobwa yangije avuga ati ndemera kuba nabaseksa, byibuze mumfashe mundangire ahantu ari njye kumureba kuko ndamushaka byihutirwa. uyu musore arangije avuga ati urakoze, tugiye kuba twakurangira ahantu ari, byibuze natwe turebe ko izo seksa ziragiye icyo zitumarira. uyu nguyu aravuga ati turakubwiza ukuri pe, ahantu ari hari umudamu wo mwenjenyeri uri gukoresha hariya hirya, niwe bajyanye pe. ni umudamu witwa Marita, ndetse ari gukoresha kuri ya etaje yariya hirya kwa Kazungu. uyu mukobwa aravuga ati urakoze cyane pe, urakoze cyane kugufashamo mayi. uyu nguyu asigaye ameze neza, uyu ni Jack ameze neza, ari kuvuga ati mana yanjye urakoze cyane kuba umpaye uyu munsi senkisa. gusa barakwereka Marita muri ya modoka ya Hyundai arimo kujya mu kazi yihuta cyane. mbibutse yuko ari kumwe na Keve hamujyanye mu kazi. hari umukobwa uri gushakisha Keve, ntabwo turamenya neza ngo ni iki ari kumushakisha. Keve nimba yakoze ibibi ntabwo tubizi pe, gusa uyu nguyu uri ahangaha ameze neza. ageze aha aravuga ati mana yanjye nakerewe, sinzi ko bosi wanjye atari buze kungirira nabi. uyu mukobwa uri aha arangije aravuga ati Keve, byibuze aho twasohoka nkaba nakwereka ahantu twajya gukora nawe ukajya ubona ku mafaranga, kubera yuko ndabibona ko ubayeho mu buzima bugoye, ariko twajyana nkaguha akazi pe. Keve arangije aramubwira ati urakoze cyane, n'ubundi kuva na kera nifuzaga umuntu wampa akazi, byibuza uyu munsi reka ndebe ko biraza gukunda. Keve bari banamuhaye ifaranga atware, arasohoka ahuye n'umukobwa w'umukire ufite amafaranga. Keve arangije arasohoka, bagiye kumwereka byibuza icyo yakora, hariya bamuha akazi. barakwereka hano kuri ino nzu niho bubakishaga. uyu mukobwa arangije arasohoka aravuga ati abakozi banjye ariko uyu munsi bimeze bitera ko ndi kubona badakora muvuma, ko mbona batari kunyeganyega bite byabo. ati cyakoza nizere yuko bosi wanjye ataraza mu kazi kubera yuko ashobora kuntonganya. uyu mukobwa arangije aravuga ati Keve, urabona ahantu nkora, urabona ukuntu ari ahantu heza, byibuze se nawe wazaza tugakorana nimba nta kibazo, reka magutembereze wirebere. Marita ndetse na Keve ahangaha batangiye gutembera hafi aha, amwereka ahantu akoresha ngo azamuhemo n'akazi. Marita haravuga ati Keve,
byibuza uri kubona hano hantu hose ukuntu hameze, turimo turahakorera finisage, ubundi dusa nkaho twashoje, ni finisage yonyine isigaye, ubundi nyine tukamurika ino nzu tukayihereza bosi. Keva ageze aha ameze neza, ndetse Marita arangije aramubwira ati Keve, nyine nkubwishe ukuri pe, nakwishimiye kubera yuko kuva kare duhura nabonye uburyo wanzaniyemo impeta yanjye, mbona ko ufite umutima mwiza. Abasore nkamwe ni bakeya bari kuri ino si pe, nyine nkubwishe ukuri nakwishimiye, ndetse nkuzanye muri ino nzu kugira ngo mbe naguha akazi uzajye unkorera, kuko nabonye uri inyangamugayo pe. Buriya ngo kugira neza ni ibintu byiza. Keva arangije abitekerezaho aravuga ati okay, uyu nguyu yarangije aravuga ati nakwizeye 100%, ngomba kuguha akazi rero ugakora, ubundi ibintu bikagenda neza. Mana nyagasani, ndaje mu kanya turebere hamwe igice cya kabiri, ibintu bimere fresh cyane.